Iyi ni Bimenye TV show, kora subscribe. Ndebe nk'uyu mugore aba yagiye umukecuru arifata ajyanye urufunguzo urundi yararutaye ubu ndakinguza iki inzara imeze nabi n'ibiryo sinzi niba yatetse urande mwiriwe reka nkwereke rwose njyewe Iyi ni Bimenye TV show, kora subscribe. ibi ni bya bipapuro by'awa mukobwa mu mafaranga yose twariye bise aya ni amafaranga se yazanye n'ama miliyoni twatanzeho nibi bipapuro nabonye mu oya tumuhamagare Reda Karame mama. vayo hano jya banguka Sasa noneho habaye iki? banguka niko muko bari amafaranga narishye ibi ni ibintu wakagombye kunzanira mu rugo Reka papa ntago ari njyewe. ibyo ni ibiki uri kuvuga amafaranga twaguhaye nibi bipapuro tuzaniye Reka ni diploma. ariko gikanura ariko gako reka nkwibwire ihene yanjye nayigurishije utareba agasambu kepiriya bakajyanye utareba amafaranga so nayaha none reba uri murazana ibipapuro n'ubukene butumiriye nabi ubaka akazu gasa ko yavugaga se ngo niyiganga azazana ngo ibirenze ayo twamuhaye nibi bipapuro twituye ngaho reba niko wagakobwa ibi bipapuro ni amafaranga natangaga Nukuri ino ni diploma. Nzabaterera sima, nzanabubakira yewe. Nzabakira neza nukuri ndacyari gushaka akazi. kadaruka gasa karirwa koga kajya mu sate ubuza ruroza ariko ndebera zino nzara we uko se wa mukobwa Nase ko nadahinga nabigenza. kajya mu murimo gasigara nakuri manturanye ntabwo unajya kumva uzongera kutugarukira mu rugo rwa turakwirukana waduteye ubutindi bubaho ubwo wowe akazi rwose nkeneye agasima umva twongera kuvugana wantishije ariko agasima wa mugabo we nawe wajya ngo ntabwo ureba urabona ibipapuro nibyo uri kwita amafaranga ngo agiye kuguramo sima erega mada yambwiraga ko rwose amafaranga yose nari dore ni ibintu reba dore ibi bintu nk'ibi ngibi arimo aranzanira mu rugo tuvira mu rugo tiduteye butindi bubi yego rwose mada ayo twatanze niyo menshi tuzashaka n'ayandi n'abana ba leta nibabuze leta izatwihera abana agasambu kaye nzakagaruza nte mada nawe uri kunyuza none se uriya amaze iki nibi izi mpapuro izi ngizi dore noneho ngo handitseho ngo ngwiki ibintu byo kujyana muri tuwarete cyane ibi byararangiye umuntu azaye bijyana muri tuwarete none se ubwo cyaguha nkangahe nyine ijoro ryose Siko mwicumi. icumi se kari make yemba nshaka amafaranga menshi Nanjye nyine mbashaka menshi ariko umva nyine kiratwika ariko gifite amafaranga Cyeka ni cyane rwose. ese twakiriye tukiri se tujye kukireba cyangwa kiratwisangira Kiratwisangira hano. kuko se urabona nambaye neza buriya rero aka kajipo karamenze byumve aka gapira rero urukweto rwose twarahebye Ako sebera nanjye wazandangiye nakajya ku cyango. ariko nawe ndabona wambaye neza aka gakweto agakanzu gapira n'umusatsi awukoze wose ukuntu umeze neza
bose baba tipe nakubwiraga dore ngabo baraje umva baraje ndabona waje nta kimwe gihagaze heguma ubwo twawaza kwikozayo n'umugoroba bikorwa afite emwoye ijipo kagera hano nabonye gifite emwoye kabisa kiratamurika byahataye bose simbona ari bari ndabise na bebe mbona mukiriye sisi uko kubari nazo tubarusha se ibihumbi ijana gusa utabifite wigenga ibihumbi ijana ndetse 50 yes ubu urabona ukuntu nteye reba urukweto mba nambaye reba umva reba umupira reba ikanzu urabona wakora umva niba mbanga pe naribi n'imvura yatanga ijoro rimwe ryonyine rero ibihumbi ijana bitarenga mu cyangwa se birimo ndahatanga pe nta kibazo niba yatanga tugiye